Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Slim Jesus Entertainment. Muri aka kanya ngiye kubabwira intandaro ko YouTube yaba yitwa umubyeyi wabagobotse mu bihe by'amage. Ushobora kwibaza ese amafaranga YouTube iha abantu iyakura he? Menya byinshi kuri uru rubuga hamwe na Slim Jesus Entertainment. Ni benshi bagiye babinsaba, benshi banyandikira kuri WhatsApp, benshi bamamagara, bansobanuza kuri YouTube, bansobanuza uburyo yishyura ndetse n'imikorere yayo. Niyo mpamvu muri aka kanya ngira ngo mwese musubizwe. Iyi ni inkuru twasabwe na benshi bayita kwigoye kuyisesengura. Gusa imibare nibeshya kubyumva biroroshye. Benshi bibwira ko baba mu buzima bahitamo, gusa byagutangaza usanze hari umuntu runaka ukugenera ukubaho. Ese ninde? Uwo nta wundi ni Artificial Intelligence. Niyo muyobozi ikaba n'intwaro iyoboje icyuma benshi ku isi. YouTube ni urubuga nsangiza amashusho rwashinzwe mu mwaka wa 2005 gusa ruza kugurwa na Google mu mwaka wa 2006. Magingo aya twarwita nka kimwe mu mashami ya Google akora neza kuko byibura ku mwaka ishobora kwinjiza ari hagati ya miliyari 10 z'amadolari ndetse na miliyari 15 z'amadolari. Gusa mu mwaka wa 2019 YouTube yinjije agera kuri miliyari 15 z'amadolari, ari nabwo bavuga ko binjije menshi mu mwaka umwe. Ese wakwitwara ute uramutse ubyutse ugasanga ubutunzi bwawe cyangwa isoko y'imari yawe ushyira amakuru cyangwa amashusho ibitse mu mujyi wa California muri Silicon Valley yahuye n'ibibazo? YouTube ni ikigo gishoboza abantu kubaho ariko kikabafasha kubaho kibikesha imbaraga zabo. Bivuze ko YouTube yunga muri ry'umunyarwanda yagize ati icyo bibye nicyo usarura, nubwo yibafasha kubiba ndetse ikanabafasha no gusarura. Kuri iyi ngingo yo kwishyurwa na YouTube, icyo bisobanuye nuko yishyura abantu hagendewe ku mbaraga bakoresha mu gushimisha abantu bakaza kureba ibyo bakoze. Ushobora kwibaza utese ibi bakoze bibyara amafaranga gute? Amafaranga YouTube ihemba abantu ava mu bikorwa byabo ndetse n'uburyo byakunzwe cyane. Ni ukuvuga YouTube yo ikikora ikorana n'abashoramari bashaka kwamamaza ibikorwa byabo, bityo bakabyamamaza muri za video nziza zakozwe n'abantu runaka bari mu gace wa mushoramari ashaka kwamamazamo. Iki gihe igikorwa nuko niba wa mushoramari urugero uri mu Bushinwa ashaka kwamamaza ibikorwa bye mu Rwanda binyuze kuri YouTube, azaza areba video zakunzwe cyane n'abantu batuye mu Rwanda aba ariho anyuza ubutumwa bwe. Ibi ni ikigo cya Google kibikora hagendewe ku makuru abantu batanga iyo bari gufungura ingurukabutumwa cyangwa se email mu ndimi z'amahanga. YouTube ku rundi ruhande yakwitwa ko ikora nk'umukomisiyoneri hagati y'uwakoze amashusho yanyujijwemo ubutumwa ndetse n'ushaka kunyuza ubutumwa muri aya mashusho. Ushobora kwibaza uti ese byaba bikorwa gute mu mashusho yanyujijwe kuri uru rubuga abyarira umuntu runaka inyungu? Ubusanzwe Google nk'ikigo kigira uburyo bubiri gikoramo aribwo AdSense ndetse na Ads. Ibi byose bikorwa binyuze muri konti abakiriya bafungura arizo AdSense account ndetse na Ads account. Ku muntu ushaka kuzajya akora ibikorwa byo kwamamarizwaho cyangwa akamamaza binyuze mu byo akora akoresha konti ya AdSense account, naho ushaka kwamamaza kuri Google akoresha Ads account kuko niyo imufasha kwishyura nyuma akamufasha kwamamaza ibyo ashaka ndetse n'abo ashaka kubyamamazaho naho baherereye. Gusa ibi byose ni Google ibikora. Ushobora kwibaza uti ese Google yabigabana n'abakora amashusho anyuzwa mu byamamazwa kuri YouTube ku kigero kingana gute? Ni ihurizo rigoye kumenya ngo Google itwarangana gute cyangwa ihangana gute abafatanyabikorwa bayo. Gusa tugendeye ku byo Google itangaza, ivuga ko itangagera kuri 68% yayo yinjije. Aha kubyumva neza ni uko wafata urugero rw'ikigo cya Alibaba gishatse kwamamaza ibikorwa byacyo mu Rwanda, noneho Google yo ikaza igasanga YouTube channel Slim Jesus Entertainment nayo yemeje ko ishaka gukorana nayo mu kwamamaza, igahita ibyohereza ku muntu runaka uri kurebera amashusho kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Slim Jesus Entertainment. Iki gihe ikizakorwa nuko niba Alibaba yishyuye amafaranga angana n'amadolari 10 mu butumwa banyujije kuri chaîne ya Slim Jesus Entertainment, YouTube channel Slim Jesus Entertainment izatwara agera ku madolari 6.8, naho Google nyiri YouTube itwara agera ku madolari 3.2. Ushobora kwibaza uti ese kuki abantu benshi bishora mu mushinga wo gukoresha YouTube bagamije kubona amaronko ariko bikarangira batabigezeho? Umuyobozi wa YouTube Madame Suzanne Diane Wojcicki avuga ko imikorere ya YouTube bagerageje kwiyoroshya ku buryo ukoresha YouTube abona menshi arutayo ikigo gitwara. Gusa biranagoye kumenya ngo YouTube yatwaye aya cyangwa ntabwo yayatwaye kuko bagenera abayikoresha. Ibi bisobanuye ko kubona aya mafaranga ya YouTube bivunnye kandi bisaba gushishoza ndetse n'ubwenge bwinshi cyane kuko ntabwo ari akazi ko guhubukirwa. Bisaba kutarambirwa kandi ugahozaho ukora ibintu binyura abantu birangajwe imbere n'udushya. Ikindi ni uburyo benshi bibeshya ngo video runaka yarebwe n'ibihumbi runaka uyu muntu azabona amafaranga angana uku.
Ibi ntabwo ari byo na gato, gusa imibare ifite agaciro, ariko ku muntu uzi imikorere ya YouTube ikigira akamaro ni amasaha video yawe yarebwe, kuko umuntu umwe ashobora kuba afite video ikarebwa n'ibihumbi 50, ariko ufite video yarebwe n'ibihumbi 25 ugasanga murushije kwinjiza amafaranga menshi. Ibi byose nibyo byerekana ko umubare w'abantu barebye video utabareba ngo uhite umenya ko winjije menshi. Ikindi nuko ahantu abarebye video baherereye nabyo bigira akamaro kanini cyane. Ushobora kwibaza uti ese ni ryari umuntu atangira kwishyurwa na YouTube ye? Ibintu by'ibanze YouTube isaba abantu bashaka gukorana nayo nuko nibura umukiriya cyangwa nyiri YouTube channel aba afite abantu bakurikira ibikorwa by'umunsi ku wundi, cyangwa se subscribers mu ndimi z'amahanga bagera ku 1000 n'amasaha nibura agera ku 4000 mu gihe kingana n'umwaka umwe nyiri YouTube channel atangiye gukora. Iyo ibi bituzuye nabwo yemerewe gusaba kuba umufatanyabikorwa wa YouTube. Ndakeka iki kiganiro kigushimishije. Icyo usabwa muri aka kanya ni ugukora subscribe, ugasharinga n'inshuti zawe nazo zigasobanukirwa. Hari byinshi tuzagenda tubagezaho, bibutse ko aka ari agace ka mbere, tuzagenda tubasobanurira uko YouTube ikora mu buryo bwimbitse. Iyi ni Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Mwibutse ko nta handi uzasanga ibyiza byinshi atari kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.